Twongeye kubaha ikaze bakomeje gukurikira Akumunsi aho muri hose mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu mahanga. Reka tubibire ibanga cyangwa se tubereke uburyo ushobora kugira account nyinshi zigiye zitandukanye kuri Mifotra ndetse ukaba wakora na application mu buryo bugiye butandukanye. Nkuko muri kubibona turi ku rubuga rwa Mifotra aho kugeza ubu ngubu hariho imyanya 5. Mifotra muri ino minsi kubera igihe cy'amatora ntago haba ari imyanya myinshi. Kugira rero ugira account nyinshi urajyamo ukore login nk'ibisanzwe, hanyuma nukumara gukora login muri ubona hejuru ahantu hari ifoto yawe cyangwa se hari profile ya rero niyo ukandaho, hanyuma ukajya kuri profile nkuko muri kubibona. Hanyuma rero iyo umaze kwinjiramo hari kuri profile hari ahantu hari identity, hari ushaka kuzana iyindi identity cyangwa se indi account. Urabona kuri muri account yawe, ariko icyo gihe nushyiramo indi ID bizakunda ndetse n'amazina azahita ahinduka. Icyo gihe rero ushobora kuhita weditingiramo ukabahita wabona andi makuru atandukanye, account yawe igahita ihinduka. Nkuko muri kubibona rero buriya tugiye kuzana indi ID y'undi muntu, hanyuma tubashe kuba twayishyiramo turebe koko niba bikora. Ino system rero ushobora no kuyakoresha mu gihe wenda ukeneye nko kumenya amazina y'umuntu ufitiye ufite ID number, ukaba washyiramo ukabona amazina ye. Nkuko muri kubibona rero amazina yahise ahinduka, hahise haza andi mazina ahuye n'iriya ID. Nanone rero ushobora no kubikora ukaba wafata indi ntuza nayo ukaba wayishyiramo hariya muri system. Nk'abantu bakora ku Irembo hari igihe wenda ubura ID cyangwa ufite ID uri kudeklara mituweli, ugasanga bari kukubaza igihe itariki y'amavuko, wenda ufite nimero y'irangamuntu gusa. Ushobora kuza muri Mifotra hano ukaba wabishyiramo itariki y'amavuko, byose bikaba byahita bizamo. Hanyuma reka dufate urugero wenda rw'indi ID address nayo tuyishyiremo turebe uburyo amazina ashobora kuba yahinduka ndetse na account y'umuntu kuri Mifotra ukaba wahita uyihindura. Ndi kubona ko nawe rero bihindutse, ese hazamo Ingabire Marie Claire, kwereka imyirondoro yose hariya bahita bayikwereka ku buryo ushobora guhita ukora application mu buryo bworoshye. Iyo urangije kubikora rero, kugira ngo ugire account nyinshi muri Mifotra bigenda gute? Wishyizemo, iyo urangije uhita umanuka hasi, hariya tugiye kureba indi ID ya gatatu kugira ngo turebe koko amakuru y'ingenzi ashobora kugufasha. Hano nkuko nababwiye rero ushobora kubafasha kuba wabona amakuru agiye atandukanye y'abantu bagiye batandukanye, imyirondoro y'abantu, mu gihe wenda kuyibona ahandi mu buryo bworoshye cyangwa se bitari kukorohera kuba wabibona. Abakurikira ku munsi, iyi ni trick twari tubazaniye kugira ngo ubashe kuba wabona identification z'umuntu, cyane cyane wenda nko kubona itariki y'amavuko cyangwa se ushaka creating indi account kuri Mifotra ukoresheje account y'undi muntu. Iyo urangije rero ukanda hariya kuri update, bahita bakwereka ngo ID imibare 13 ibanza ntabwo igomba guhinduka. Bivuze yuko rero Mifotra iba yarakoresheje ubuhanga bwose bushoboka, ubu udashobora gukora edit n'imwe cyangwa se ngo uwahawe account abe yayihindura. Ibi rero nabibabwiye kugira ngo mbereke isomo, mbereke yuko system hose baba barayikoreze ndetse barayikoranye ubuhanga buhambaye, ari nayo mpamvu akenshi baba babanje kubitekereza mu buryo butandukanye. Iyo urangije rero ugakora refresh, n'ubundi ugarukana bya bindi wari ufite mbere. Ubu rero akaba ari uburyo ndimo kubereka ushobora kweditinga cyangwa se ushobora kugira account nyinshi, ariko kuba warangiza iyi video ndabona yuko usobanukiwe yuko bidashoboka kuba wakora edit. Hanyuma rero imyanya iriho murabona yuko hariho imyanya igera muri 5 yose y'umujyi wa Kigali, aho hari Road Bridge Construction and Maintenance Senior Engineer, Revenue Collection Inspection Officer. Ahangaha ni kuri level ya 4. Turaza kubakorera ikiganiro ejo, tuzabashyiraho video igaragaza imishahara cyangwa se izi level amafaranga zihembwa bitewe n'ibigo hari abari babidusabye. Ejo twaba tuzabakorera video ibigaragaza neza. Kuri uyu mwanya rero ku bantu bize geography urban, bashobora kwa applyinga kuri uyu mwanya wa urban planning officers, cyane cyane abantu bize geography, abantu bize urban design ushobora kwa applyinga rwose. Uyu ni umwanya mwiza cyane, bakaba bakeneyeho abantu 2. Reka turebe rero indi myanya nanone ikeneyeho abantu mushobora kwa applyingaho cyane. Uyu mwanya rero murabona ko ari umwanya mwiza cyane mu mujyi wa Kigali kuri level ya 4 n'ibice 2.
akaba ari umwanya mwiza buri wese ashobora kwishimira ndetse akaba yakoraho na application mu buryo bworoshye. Turebe rero indi myanya iriho, hari umwanya wa electrical mechanical engineering officer bakeneye abantu batatu, naho ni level ya 4 n'ibice bibiri. Ejo tukazabakora video igaragaza ese izi level zihembwa gute, biterwa n'iki, cyangwa se bagendera kuki kugira ngo babashe kugena imishahara fatizo kuri buri level. Hanyuma rero no kuri uyu mwanya murabona yuko bari gusaba bachelor degree, mushobora gukoraho application mu buryo bwihuse hanyuma mukaba mwabihuza. Hanyuma rero mushobora no kureba indi myanya igiye iriho, nk'uko muri kwibona twabonye wa revenue collection inspector, tubona road bridge construction, uriya wa ukenera experience cyangwa se wa specialist, uriya wo ntago wenda nawe uba conseil cyane, kubera yuko ahanini nk'uko nkomeza mbigaruka kuri video, uba ufite ba nyiraho cyangwa se ufite abantu bari kukompetaho, ku buryo rero bitapfa koroha ko ushobora kuba wagira amahirwe kuba wawutsindira. Ariko nko kuri iyi myanya yindi bifite abantu babiri batatu, ku buhanga bwawe rwose ushobora kugenda ukagerageza amahirwe kuri umwanya wa urban planning officers bakeneye abantu babiri, electrical mechanical engineering bakeneye abantu batatu, ushobora kugenda rwose